urukundo mbandoga rwogera gutyo gake gake aha wigire imbere gato aho ongera wigire imbere gato misiyaze ukwimanye myinshi umutwaro cyongera yayikigira ibyo ngutekereza n'ibyinshi hari kugabanyiriza gato DJ yes murakoze mubyeyi turagushimiye Imana nayo umugisha ndetse utagabanije tunejejwe no kongera guhagarara hano tugira ngo nyakubahwa neza nkuko twamwe tuganira tukubwira gahunda dufite kuri uyu munsi twashatse kugira ngo tukwereke umuryango wacu hano kwa Viateri twari dutegereje kandi ko hari abandi bashyitsi bahagera kuko mu mwanya twibwiraga ko barakomeza kuza nkuko wari uhageze n'abandi bari inyuma yawe twakwemereye kandi ko nuramuka ushatse kugira icyo uvuga uraza kutumenyesha kuko umwanya wawe ntiwabura mu gitaramo cyacu n'ingingo rero muzehe Viateri ahaguruke arambura ikiganza asuhuze iyi miryango iteraniye hano. Uriya ni data ariko na mama ngira ngo nawe yakaba yahagurutse hanyuma rero bakarambura ibiganza bombi kuko dukomoka kuri babiri mwongere murambura ibiganza. Bana ababyeyi bacu ariko nkuko mubareba barakuze ku bwacu ntabwo basaza njya numva ahandi bavuga ngo ababyeyi babo barashaje twebwe ababyeyi bacu ntabwo basaza barakura. Hanyuma rero ninginge umuryango muzehe wacu undi yabone Bosco ndebere muzaze hano asuhuza umuryango kugira ngo yaragiye hepfo aho ngaho kugira ngo agire ibyo abaganiriza abungura mu mirimo mufite. Mune komera ariko komera cyane reka tuhagurukijwe no kukwereka umuryango hano iwacu. Nitwa Kanyarukiga Fideli ntabwo ari njye mukuru mu muryango ahubwo uyu munsi ni njye w'umuryango wahisemo nganirize abaje mu gitaramo. Dufite rero mukuru w'umuryango wacu niwe wari ugiye kubwira abantu kubibutsa iby'imirimo yabashinze gukora kugira ngo aze abanze nawe gusuhuze mbone kukwereka n'abandi sinatinyuka kugira abandi mbwira atarahagera ubyihanganire. Nari nakubwiye ngo turatarama dukeshe nakubwiye ko dufite intore zibyina izihamiriza kugira ngo wanyuzwe kuzabanje kukubyinira. Amen. Dufite hano mu rugo rwo kwa data ibyo kurya n'ibyo kunywa twakiriza abashyitsi ariko n'abadusaba turabaha n'abafunguza birahari byinshi. Ni ukuvuga ngo abashyitsi bacu bakirwa neza ariko n'abafunguza nabo turabakira bakagenda bishimye. Umubyeyi wacu yahageze reka gumye ahagarare ndetse n'umufasha we nabo barambura ibiganza badusuhuza. Imana ishimwe nakicara muruhuka. Reka dusabe umuryango twese natwe duhaguruke turambura ibiganza dusuhuza abashyitsi. Umuryango twese duhaguruke turambura ibiganza dusuhuza abashyitsi. Uyu ni umuryango wacu
uwo wakenera kugira icyo ubaza uwo ari we wese yagusubiza. Tugira ibihe bine mu mwaka byo kwicara tuganira. Hari ubwo twicaye dutekereza umuryango twungutse icyo twawufasha, hari ubwo twicaye dutekereza ku gihugu icyo twagikoramo kugira ngo ubwo buryo bwombi tubashe kugera ku iterambere rirambye. Uyu munsi rero twicajwe no gutekereza ku muryango nk'uko twakubwiye, ariko turaza no kugera mu wundi mwanya wo kugira ngo dushake ukuntu muri iki gihembwe cya nyuma cy'umwaka cya kabiri turebe ukuntu twahunika ibyo tumaze gusarura, dore ko ari igihe cy'isarura, dushyire mu bigega ndetse tubihungire, hanyuma rero tuzabashe gutsirika no kurwanya inzara. Ne Karame, Imana iguhana umugisha natwe. urakoze cyane, urakoze. Reka ngushimire umuryango mwiza maze kuturamutsa kandi twaje tunagendereye, aduhane turabishi. Urakoze. Reka nanjye mbwire ziri nk'umuyobozi wacu w'umuryango, ni umwana mu rugo watoranijwe mu bandi bana kugira ngo baze gufata iyi ndangururamajwi, ariko turi hamwe na reka nabo badusuhuze mu izina rya Yesu. Turimo twakire hagaze umuryango mugari wose twazanye, namwe abasangwa twese duhaguruke turambure ibiganza hanyuma tubaramutse mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Muzehe Fideli, Karame, twari turimo kubereka natwe umuryango twazanye nabo. Numvaga rero umwarimu unyemereye ko muri ya gahunda y'umuryango mwari mwateguye yuko gahunda y'umunsi iri bugende, natwe mwari mwadushyize ku rutonde rw'abari buze kugira umwanya wo kuvuga, kandi numvise amasaha mwari mwatubwiye ahwanye n'ayo tugezeho. Nagira ngo rero munyemerere n'ubundi dukomeze. Ntabwo napfa kuvuga gusa, mu muco wacu nk'abanyarwanda ntabwo twagenderera uyu muryango ngo hanyuma nibaduha n'umwanya wo kuvuga dupfe kuvuga gusa. Ngo nagira ngo ntumire Fideli wigire hafi, noneho mbone aho mpera mvuga ijambo ry'umuryango. Nasabwa ko wakwigira hafi. Murakoze cyane. ageraga ngo niwe uregera hafi. N'ubundi ntabwo uri kure yanjye, nanjye sindi kure yawe. Niyo mpamvu komeza usekireka nibushye. Niyo mpamvu twari turimo dufatanya kugira ngo twese dusohoze ubutumwa neza, kandi Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Nagira ngo rero uyu mutobe mubashyikirize, hanyuma mbone aho mpera mvuga ijambo ndetse n'ubutumwa bw'umuryango. Uyu ni umutobe wo gusasira ijambo kugira ngo tubone uko tuganira namwe. Murakoze cyane. Hanyuma rero uyu mutobe nubwo uvuze ngo urashaka kugira ngo ubone icyo uvuga, ariko rero wakabaye nawusogongera. Ahari byaruta kugenda udasogongeye, nta gutura nta sogongera. Birumvikana. Nibyo. Karame. Ni ngombwa gusogongere. Ndabyumva cyane. Uri intwererano ntabwo urisogongera, ariko ituro nk'iri bararisogongera. Kuko niba ari umutobe w'ijambo, ni ngombwa ko tunamenye ko kuri iryo jambo ugiye kubuvugira. Murakoze cyane. Reka twizere ko uyu mutobe n'ubundi uri buze kuba mwiza, kugira ngo ntaza kunyagirwa mu gitaramo
turizera kandi ko umwenzi wacu yabikoze neza cyane ko atari bwo bwa mbere duhuriye mu birori kandi n'ibindi birori twagiye ari intwererano twagiye tuzana zabaga zimeze neza ndetse namwe n'amaturo mwagiye muza mu gihe cyacu mwaje iwacu mwabaga mufite ingingo nziza. Fide karame hanyuma rero ngaho ngira ngo somaho wumve umbwire amarangamutima yawe. abanza gusoma nicyo cyanteye impungenge nanze kugenda utawusomye kugira ngo ntaza kumenya icyawe kubera ko njyewe ingingo yanjye akaba ariho utari ufite icyizere nagira ngo usomeho hanyuma umbwire niba koko iyo ngingo uyemera. none baba bakuguraniye Nta cyizere mfitiye abanguraniye kuko umuntu wanyikorereye ni umwizerwa. hanyuma se nisoma nakubwira icyo numva ukwiranye nacyo nicyo uravuga. Ufitiye nawe icyizere. urakoze Urakoze cyane. ongera usome rwose hanyuma ubwo mwese arimo arabumvira abantu mwese turimo tuvuga ko niba iyo ngingo yemewe. uyu mutobe rero uraryoshye pe amashyi menshi rwose. nubwo ijambo utaravuga ntapfa kurimenya ariko hari icyo ukwiranye nacyo wavuga. uyu mutobe ukwiranye no gusabira igisigati. hari ikindi ukwiranye nacyo cya kabiri ukwiranye no gusaba inka. ni ibintu bibiri. Yego urakoze. niba ari kimwe muri ibyo rero wakomeza ijambo ryawe. mu mumpera amashyi Fidel arakoze cyane. hanyuma bose mu ngata maze gusogongera ku mutobe uti rwose maze kumva uburyohe bw'uyu mutobe umuntu avuze ijambo rijyanye no gusaba rwose yaba avuze ijambo rihwanye ni umutobe yatanze. Numva rero nk'umuryango twagendanye mwamumpera amashyi Fidel kuko umutobe wacu ukwiriye gusaba. umuntu wawunyoyeho rutse amaze kuwusogongera hanyuma uwawutuye agasaba birumvikana aramutse asabye ashobora guhirwa yahabwa. Dushimiye rero Fidel. hanyuma rero Fidel nagira ngo nongere nkwegere naho utanyegera ahubwo ukajya mu byicaro numva ngewe mpagurutse ntacyo biba bitwaye ariko kandi nanone ukajya mu byicaro ukavugana nawe ntacyo biba bitwaye. Murakoze cyane. mu minsi ishize nk'uko dusanzwe tubikora mu rugo iwacu mu miryango yacu nk'abarokore ababyeyi b'abakirisitu umwanya wo kugira igitaramo turi mu rugo hanyuma tukaganira n'abana bacu ijambo ry'Imana nk'uko mujya mubibona mu rusengero tubikora abana bakigisha ijambo ry'Imana. Ntabwo rero tubarekera mu rusengero gusa niyo turi mu rugo iwacu dufata umwanya wo kubigisha ijambo ry'Imana tugasengana nabo. hanyuma rero iyo abana bakuriye mu ijambo ry'Imana bagira imirongo myinshi myiza ibafasha mu buzima bwabo nk'uko nanjye namwe twakuriye muri uwo murongo mwiza w'ijambo ry'Imana. mu minsi ishize rero turi mu rugo kwa Nezirizaza Augustin twari mu gitaramo cyiza cy'ijambo ry'Imana. hanyuma umwana umwe muri bo witwa Pierre
tumuha umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana nk'uko asanzwe ajya afata umwanya adusomera ijambo ry'Imana. Nagira ngo rero turi mu gitaramo cy'abarokore mu nyemere nongere usome n'uwo murongo umwe wo muri Bibiliya. usome Murakoze cyane. nawusobanura. Hanyuma niyo ntanawusobanura cyane kuko burya umwuka wera afite inshingano zo kudusobanurira. Dufite umwuka wera bite Nguteze yombi. yadusomeye umurongo umwe wo mu gitabo cy'itangiriro iki cya 24 ku murongo wa mbere, hanyuma kandi arasimbuka ava kuri uyu murongo wa mbere ajya ku murongo wa 30. Ntabwo turi buze gufata umwanya wabyo munini cyane kuko atari umwanya wo kubwiriza. Harimo inkuru za Aburahamu wicaje abagaragu be abaha imirimo itandukanye. Hirya y'iyo mirimo rero bari mu mwanya wo kuganira, Aburahamu aza gufata umwe mu bisonga bye aramubwira ngo nagirane nawe isezerano ko igihe Aburahamu azaba ashaje, ko rundi yari ashaje yibona mu myaka ye ya nyuma, agirana isezerano n'igisonga aramubwira ngo igihe umwana we Isaka azaba ageze igihe nk'icyo Piyeri agezemo, ngo igisonga ntikizajye hafi aho muri Egiputa bari bari, ngo ahubwo azasubire iwabo i Kanani, ngo ajye kurambagiza umugeni mu Banyakanani hanyuma amuzanire Isaka. Hanyuma uwo murongo rero Piyeri amaze kuwusoma nk'uko wabimwe ngo ningerageze gusobanura, Piyeri wasobanuye yaratubwiye ngo Isaka mu gihe cye ngo igisonga cyaragiye kizana umugeni witwa Rebeka. Hanyuma Piyeri nawe aratubwira ngo nanjye mfite uburyo bwo gusobanura uyu murongo, nubwo data ntabigutegeka ariko nabigusaba, nanjye numva ndi mu myaka nk'iyo Isaka yari arimo. Hanyuma wanyemerera rero mu bisonga byawe no mu bagaragu ukazatoranyamo umwe, nanjye akazajya kunsabira umugeni. Birumvikana kubera ko twari mu iteraniro ryari rigamije igitaramo, yazanye ijambo ritari risanzwe ariko twumva ni ryiza, nta warisubiza inyuma. Tugerageza kuganira nawe tumubaza Rebeka nuwa hehe, umuzi ute, mwahuye mute, kuko urumva ni umwana nyine bahurira mu mashuri, bahurira mu makorari, ku nsengero, cyane ko tuba tudasengera ku nsengero zimwe nabo. Hanyuma aradusobanura ko Rebeka ari umuryango kwa Viateur. Numva rero tumaze kuganira nk'umuryango, twakira igitekerezo cye, hanyuma twohereza intumwa kugira ngo zijye kutumenyera uwo muryango tuzanyura hehe, tuzabikora gute, tumenyana n'umuryango. Kohereje intumwa nkeya rero ziza mu muryango kwa Viateur, kugira ngo Fideli urabyibuka ko atari ubwa mbere, nubwo aribwo duhuye nk'umuryango mugari, ariko ntabwo ari ubwa mbere imiryango yacu ishobora kuba ihuye ikaganira. Kubera rero ko twari mu kiganiro cy'abantu bakeya ku muryango wacu kwa Nizirizaza n'uwanyu, hanyuma twumvikana tugirana ibiganiro tugirana, tugira umuteguro dutegura. Ariko nanone kandi mwumva ubwo turimo gusaba umugeni witwa Rebeka, tukamusabira umuhungu wacu witwa Piyeri, mwumva umwana atari uwanyu mwenyine, ni uw'umuryango. Hanyuma muhitamo kuzamira umuryango, natwe tugatumira umuryango kugira ngo twe kwihererana inkuru nziza nk'iyo. Dutegura ko uyu munsi twazahora nk'imiryango yombi, hanyuma noneho nkaza kubona kongera gusaba umugeni witwa Rebeka. Impamvu y'urugendo rwacu rero nyamukuru ni iyi ngiyi, twazanywe no gusaba umugeni witwa Rebeka, tukamusabira umuhungu wacu witwa Piyeri. Murakoze cyane. Murakoze cyane ko dusabaga umwanya wo kugira ngo uze kuganira igitaramo cyacu. Twari twaguhaye umurongo turi kugenderaho, ibyo turi bugende tuganira tugusha ku ntego kugira ngo n'amasaha yacu tuyakoreshe neza. Hanyuma ariko ugeze igihe cyo kubona umwanya wasabaga uba uzanye ibindi, cyakora ubwo bizanye nabyo duherurutsemo ntacyo bitwaye. Nk'uko uvuze ubushize, hari abantu bo mu muryango wanyu ndetse nawe urimo mwaraha muri uyu muryango, tugira ibiganiro tuganira, ariko tumaze kubiganira muravuga ngo muzagaruka.
nubwo hari wenda barabihinduye kubera igihe gishize, niyo mpamvu tutagize gutekereza ko uyu munsi ushobora kubivuga muri iki kiganiro, ariko ubwo mubivuze nta kibazo. Umuryango wacu n'uwanyu biroroherana, reka tugerageze kubiganiraho, ariko banze musabe. Ubwo uzanye ijambo ryo gusaba umugeni, nta nubwo aribwo bwa mbere tubahaye umugeni, ni ibihe bitandukanye twamaze kubaha abageni benshi, ariko narigize ngo ngusabe abageni twagiye tubashyingira, niba hari abo mwazanye wenda 2 cyangwa 3, bahaguruke badusuhuze tunarebe uburanga bwabo uko bameze muri iyi minsi. Murakoze cyane, ibyo uvuze ni ukuri. Ntabwo ari ubwa mbere tuje kubasaba abageni, kandi burya impamvu twavuga tuje gusaba amaboko. Rero hari imirimo imwe n'imwe n'inshingano zitandukanye bafite, ku buryo barimo gusohoza inshingano zabo mwabaduhereye. Murakoze. Ni ukuvuga rero ko iyo tubashyingiye biba birangiye kugaruka iwacu? We ntabwo biba birangiye, ahubwo tuba dutegereje kubaha ikaze namwe mwaje iwacu kugira ngo tubakire. Ku buryo mubuza abana bacu no kuza mu birori dufite? Abana banyu kubera ko bazi imico yanyu myiza, tubabwira gutegura kugira ngo babitegure, nimuza basange mwateguye ibihwanye n'umuco wanyu. Urakoze. Iyo watanze ntabwo kandi uba ugitegeka. Iyo watanze ubereye imfura bakumva, bagukorera ibyo basabye, ariko iyo bakunaniye urabareka. Ubwo rero turabaretse, ariko ntabwo ariko byakagenze. Ntabwo tubaretse kubera ko babyanze, ahubwo twiteguye abashyitsi mu muryango wacu, kandi nibo bana twabonanye uburere, bakwiye rero ko bari kwitegura abashyitsi, kuko abashyitsi turi bubone uyu munsi ni abanyacyubahiro, nibo bana rero twabonye bafite ubushobozi bwo gutegurira abashyitsi. Nibyo koko, dukomere uriya mugabo amashyi, ijambo avuze riranejeje. Avuze yuko abana bacu mu bageni umuryango wabo wabonye ari bo bonyine bafite uburere. Ni ukuvuga ko bakuye muri iyi miryango nta burere bababonanye. Mwongere mukoma mu mashyi rwose, abana bacu ni beza. Ahubwo se wabonye bavuye mu yindi miryango, ko abana bacu, abageni bacu tubakora mu muryango wanyu, hanyuma namwe umuryango wanyu ugasaba abageni bacu? Bafite uburere. Ahubwo turahererekanya, tubaha abageni beza mukaduha abageni beza. Urakoze cyane. Niyo mpamvu twagarutse. Mwongere mukomere amashyi rwose, avuze ijambo ryiza cyane. N'ubundi abana bacu bagira uburere, nibo bo gusigwa ku rugo, nibo bo gutumwa ahantu, nibo bakubura bagakesha, n'abana beza cyane. Hanyuma Mune, wari uvuze ngo urashaka gusaba, reka tukwemerere usabe. Urakoze cyane. Ugiriye inama rero, mbere yuko usaba wakaba ugira aho ntuma nkakuvugira aho utagera. Birumvikana. Ntabwo ari ubwa mbere waba umbaniye. Nagira ngo gutume Rebeka, ntabwo ari we wireze, ahubwo agira ba nyirasenge. Nagira ngo rero unyakirire ubu butumwa bwa nyirasenge wa Rebeka, ngira ngo wanyakira, hanyuma ukantumikira bikaza kuza kumfasha ko ba nyirasenge bose sinabageraho, ariko uraza kungererayo senge ubwo butumwa. Uyu mukobwa rero mbona garutse hano kenshi, reka mbanze gutumikire hanyuma nze muvugishe. Murakoze cyane. Akira bose, shyira nyirasenge mubwire uti hano muri iki gitaramo hari abantu bahagurukijwe no gushaka umugeni, ni icyifuzo ariko bafite, hanyuma gusubiza guha ukinzanire. Ntumuhatire kugusubiza kwemera umugeni, ceceke ijya kubwira abari bivuga. Maze uyu mukobwa rero yarabiye umukobwa, uri imfura nawe nakubonye, reka ngo uhembe kumvira no gutwaza umubyeyi, jyana akangaka gasa n'abakobwa. Arakoze. Shangazi ari hano, reka tumuhe mikorofone abyivugire mutagira ngo ndabeshye.
abyemeye umumera amashyi menshi rwose. abyemeye arakoze masenge bacu twese uriya ni mukuru muri ba masenge yemeye rero ko usaba aza kugira ubyumva ko atabivuze ntabwo yemeye ko tuguhaye umugeni yemeye ko ugiye gusaba umugeni Bakoze ko ubutumwa bwageze aho bwajyaga. aho usaba rero Urakoze cyane, reka ntumire dutange iminani y'ibanze. arakoze cyane Ni ukuvuga kugira hafi. Twari twazanye imashini. Ni umuco wacu nk'Abanyarwanda. Iyo dusaba umugeni mu minani y'ibanze dutanga n'izi mashini kugira ngo muzitwakirire. arakoze ntabwo njya kukubaza kandi ngo zikora iki kubera ko twese icyo imashini zikora turabizi hari izisya n'izibaza n'izihinga ubwo rero izi zanyu zifite icyo zikora kimwe muri ibyo Izo mashini ni izishinzwe kwita ku buzima bw'inka muzadukosha. arakoze Hanyuma rero iki nacyo ni igicuba kizajya gikoreshwa mu kuhira inka. arakoze cyane Hanyuma iki ni ikibumbiro ikibumbiro inyana zinyweramo. arakoze Hanyuma iyi mashini nayo rero, hano hari imashini nanone ifite mu nshingano gukoreshwa mu kwahira ubwatsi bw'inka. Murakoze cyane. Mana yanjye urakoze ngira ngo harushoje gusaba Ndashoje. se Narizanye iminani y'ibanze hanyuma tugakomeza indi mirimo. izi mashini nta n'agaturete kuzuye n'ikiyiko wenda wakongeraho Hirya y'imashini uyu imbere yayo ni kukwibutsa kugira ngo nzane umutobe, wo gusaba umugeni se ko waduhaye umutobe wo gusaba ijambo nazanye ukaduha umutobe. n'intwererano Yego. wo gusaba umugeni uzawuzana ikindi gihe Oya nawo ndawuguhereza rwose. rwose nakwibutsaga hanyuma kandi mu gihe ugiye kuzana uwo mutobe birashoboka ko unejejwe no gusaba umukobwa muri uyu muryango wacu dufite abakobwa rwose ndetse benshi hanyuma ugerageje kutubwira uwo usabira umuvandimwe wanyu byaba ari byiza Turasabira umuhungu wacu witwa Pierre, hanyuma tukamusabira umukobwa witwa Rebecca. Rebecca sawa urakoze tukagize hano kubera kugira ngo tugendere kimwe cyangwa umutobe niba udusangije reka tugiye Arahari Nkomati. Arahari Nkomati. Mwakire. murakoze cyane Murakoze. murakoze nawe hanyuma rero reka tujye kuganira nk'umuryango Yego. dufite ba Rebeka benshi hanyuma turareba ngo mu batarashaka kuko n'abashatse bitwa ba Rebeka mu batarashaka bo tubonamo ugeze igihe cyo gushaka nubwo utatubwiye ko ushaka gushaka muri uyu mwanya ushobora kuba uje gusaba uwo uzategereza agakura ariko niba ushaka uwo mwanya cyangwa ejo reka nganire n'umuryango turebe ko hari ugeze muri icyo kigero Ntabwo abakobwa banyu bitwa ba Rebecca. Iyo umuntu arimo kugenda akora nyine agenda yitiranya
amazina y'abana, ahubwo mu bana banyu harimo uwitwa Rebeka, niyo dusaba, ariko ntabwo bose bitwa ba Rebeka. Murakoze cyane. Harakoze cyane umubyeyi, ndagira ngo munyemerere basangwa ndetse namwe bashyitsi twongere duhuze imiryango. Kandi hari ba data wacu, ba marume, hari ba masenge ndetse na ba mama wacu. Umubyeyi mwiza, umusaza waje utugendereye, wababwiye icyakuzinduye kandi wabwira ijambo nyamukuru wazindukanye mubyeyi. Natwe niyo mpamvu nk'umuryango mugari wacu, umuryango inama y'igitaraganya iteranye kugira ngo barebe koko nimba bishoboka ko bari buze kuguha umugeni waje gusaba muri uyu muryango. Ariko mubyeyi mwiza, ngo amaboko ari buguhe uyabona mukiramukanya. Iwacu turi abantu beza, turi imfura, tugira ibyo dutanga kandi waje uri imfura, waje nko kora zireba imbere. Ukinjira mu kinyi by'amarembo nabonye ibyo waje utwikorereye, mbona nta kintu ukwiye kwima mu muryango iwacu. Niyo mpamvu saba mubyeyi mwiza, mufate umwanzuro w'inama kugira ngo muze gusubiza ikibazo umubyeyi yababajije. Mwanya wanyu ijambo ryo murarihorana. Akoze. Mwashimiye mwamfura mwe nimba ntashya ari mufitiye. Nkuko uvuze umwana n'umuryango, nanjye niko nari mubwiye ko tugiye kuganira n'umuryango. Ntabwo uyu mwana tanga nk'utanga inyanya z'ibimene cyangwa ivoka zahiriye rimwe, izo umuntu atanga yikuraho ngo bitamupfana. Ntabwo tugomba kumutanga nk'umukobwa umwaza umwanda, umukobwa gira ikinyabupfura uzi gutegura no gutereka. Umukobwa kandi ni akaboko k'umuryango k'iburyo, nubwo n'ibyo kwitondera gupfa kumwemerera mu meza ngo aramubona. Ariko mumenye ntabwo uri umuntu mubi, umuryango wanyu usanzwe dushyingirana. Reka nakire umwana murumuna wacu ahangaha maze iminsi ari kumwe na Rebeka kugira ngo atubwire ibigwi bya Rebeka kandi ku mwisho atubwire niba akurikije uko amaze iminsi amubona yabonye ameze nk'uwiteguye gushaka. Arakoze Fideli ndetse n'umuryango watugendereye, turabashimiye. Mugize muti murimo murasaba Rebeka. Rebeka arahari nk'uko mwabivuze. Numva rero ntekereza ko umuryango wanyu ndetse n'umuryango wacu ntacyo twabima. Nshingiye ku makuru mfite, numva twabemerera Rebeka tukamubaha, kuko si ubwa mbere tubahaye umugeni. Ukomera amashyi rwose. Murakoze cyane. Arakoze. Maze rero twaheze tuganira na ba se wabo, na ba nyirarume, na ba nyirasenge, ndetse bo mwumvisha icyo babivuzeho. Maze kumva ikiganiro cy'umuryango, yewe Kanyarukiga Fideli uhagarariye umuryango Viateur muri aka kanya, mu burenganzira bampaye no mu bubasha banyongeye, none aha tumaze kuganira bampaye igitekerezo cyo kubabwira ko tubemereye umugeni. Bakomera amashyi rwose. Ariko ayo mashyi ntabwo ari ayo kwakira umugeni. Nyamuneka amashyi atagira impundu ntabwo akwiye umugeni. Mwongera andi mashyi n'impundu nyinshi kuko barayakwiye. Numvise amashyi ameze nk'ayo kwakira bimwe twavugaga mbere, basaba mbere bakoresheje wa mutobe. Ariko numvamo n'irindi jwi rinihira nk'iry'abagabo bagira ngo bari kuvuza impundu kandi bitarabaye. Uburinganire burahari, ariko uvuga impundu rwose. Mone niba kongera amashyi menshi rwose abagabo ndetse n'abadamu ndetse n'impundu nyinshi. Hanyuma mubyeyi mushyitsi mwiza waje tugendereye iwacu mu gitaramo,
dawe yatwigishije ko iyo hari icyo dusabye bakaduha natwe turashimira. Ndabizi ko kandi ufite ibyo utanga n'ibyo usigaza bya rugari y'ibiganiro, hanyuma ushimire umubyeyi ntacyo bitwaye, ntabwo waba uciye nk'amabere. Umwanya ni uwawe, ijambo urarihorana. Nakoze cyane Fide Karame. reka twongere tujye ejuru hanyuma mfate n'uyu mwanya wo kugushimira ko munyemereye umugeni, ariko n'ubundi kumpa umugeni kumunyemerera ntabwo mumpaye n'inkwano. Nagira ngo rero n'ubundi ujye ejuru rwose nanjye njye ejuru, hanyuma unkoshe hanyuma ngukwere. Urabanza gushima se urabanza gukoshwa? Nari mbisabye kugira ngo ubanze unkoshe hanyuma ngushimire. Ushimire ko ngukosheje? Oya, ntabwo ngushimira ko nkosheje, ahubwo ndaza kugushimira ko mpaye umugeni. Njye namukwemereye. Yego, gusa ndaza kwisubira. ntabwo uri bwisubire, niyo mpamvu nanjye ngusabye kugira ngo unkoshe. Washimiye nk'uko uri kuvuga? Rega ntabwo ishimwe narihakanye, ahubwo nari mvuze ko nanjye uri bunkoshe hanyuma nkaza no gushimira. Rwose gushimira ntabwo ari nonaha gusa, uretse n'uyu munsi n'ejo nzagaruka gushima. Sawa, urakoze cyane. Hari wenda ishimwe ryawe ni ritoya uranga kuri tagaguza? Ntabwo ari ritoya, ntabwo ari ritoya. Reka rero tugukoshe nk'uko bisabye. Hano turi kumwe n'umuryango mugari kandi dukwiye kugukosha kuko ni igihe cyo kugira ngo tugukoshe. Kuba twakwemereye umugeni ntabwo twakwemereye n'inkwano, ariko kandi inkwano si ikiguzi ahubwo ni urwibutso. Ntabwo rero turagukosha nk'abakunyaga, ahubwo turagukosha nk'ishimwe. Nakire nyirarume hariya agukoshe. Umubyeyi igihe marume akigira ejuru, uriya mubyeyi ni imfura cyane. Yagize ati ndashima ninza kubona uwo nasabye hano turi kuramukanya. Niyo mpamvu yateguye kuza kugushimira bwa nyuma. Burya ngo useka neza n'uwo uzaseka bwa nyuma. Umubyeyi ndabizi ko ari kwitegura araza kuza kugushimira ubibone. Umwanya ni uwanyu marume. Arakoze Fideli, barakoze baganiriye neza. Ntabwo turi mu bagore, muradukwera inyana ebyiri ziraba zihagije, ubundi tukubakira abana. Murakoze cyane. Izo nyana ebyiri rero ntabwo ari nyinshi, nta nubwo ari nkeya, kuko twamaze gusasa ntituri kugurisha. Murakoze. Natwe turabizi nk'Abanyarwanda inkwano ntabwo ari ikiguzi, ariko kandi ni umuco wacu nk'Abanyarwanda. Inyana ebyiri mudukosheje turazemeye. Basangwa beza b'iwacu, ayo ni amashyi yo gushimira umubyeyi. Hanyuma nasabaga Fideli kugira ngo n'ubundi tubwire abana izi nyana bazirongore bazijyane mu rwuri, kubera ko inzuri zacu ziradikanije. Numva njye nawe bitatugora. Icya mbere ndakwizera kandi ndanakubaha cyane. Numva rero tubwiye abana bakiri batoye mu bahungu bacu, n'ubundi ukabwira abashumba bawe ukabateguza bakaza kuzakira, tutagombye kuva aha ngaha ngo tujyeyo, ahubwo nkababwira bagafatamo inyana nziza ebyiri bakazirongora bakazigeza mu rwuri rwawe. Numva nta kibazo. Oya, nta kibazo rwose. N'ubundi dusanzwe inzuri zacu zegeranye, abo bashumba bazijyane mu rwuri nta kibazo. N'inka zanyu tuzi ko ari nziza, nta kibazo zifite. Hanyuma rero kugira ngo tumaze gukosha, wagaruka kuri rya jambo ushaka kuvuga nyuma yo gukoshwa. Murakoze, nibakumpera amashyi menshi.
ajyane n'impundu mwuka byanyu babyeyi muri hano utyo rwose utyo. hanyuma nk'uko natangiye nkubwira ko twari mu gitaramo, hanyuma umwe mu bana twari hamwe mu gitaramo twari twahaye umwanya wo kutuganiriza ijambo ry'Imana, hanyuma agasoma umurongo uhwanye n'ibyo umutima we wifuza. Uwo murongo yasomye rero ni nawo twaje gushyira mu bikorwa. Nagira ngo munyemerere rero mbereke uwo musore umaze kugera ku rwego rwo kubwiriza iteraniro, akaba yariganiza ijambo ry'umutima we. uwo musore mwazanye se? Ntabwo twagendanye, ariko munyemerere namutumaho akaza. Amashyi menshi ku musaza rwose. Ngize ngo waje kuganira nanjye uri kumwe n'abana ngo batwumvirize. Burya rero amatwi y'abana ntajya numva unamuzanye waba uruhiye ubusa. Burya amagambo y'abasaza yumvwa n'abakuze gusa, abana ntibashobora kumva. Niyo mpamvu rero kwirirwa tumuzana twaba twamuvunnye, ahubwo ibyiza nuko twamuzana igihe cyo kumva ibihwanye n'urwego rwe cyagezweho. Ni ukuvuga ko atumva rero uwo muhungu uri gusabira? Ntabwo yumva iby'abasaza bavuga, yumva iby'abahungu bangana nawe n'abakobwa b'ikigero cye bavuga. Yumva ibimureba bitamureba ntababyitayeho, ntabwo yabisobanukirwa. Yego rwose. Abasaza twongere tubashimire mwamfuramwe muri hano. Hanyuma rero nk'uko uvuze, niba ari hafi koko mutumeho, natwe twifuzaga kumureba kugira ngo tumenye uwo uri gusabira umukobwa wacu niba koko ariko reka tubyizere ko bakwiranye. Murakoze cyane. Reka ntume Salomo ajye kumundebera, hanyuma dukomeze igitaramo. Naza kuhagera naza kubwira ko umusore yahageze, hanyuma tuze gukomeza igitaramo. Murakoze. Hanyuma DJ mu gihe bari umubyeyi yagiye kureba wa musore ngo amutumizeho aze mu gitaramo aseruke gitore, ndagira ngo ugaragaze ko ahantu hagiye kwinjira umwami ukomeye, umuntu ukomeye cyane. Peter n'isibo bari kumwe, ntago ndabizi turaziranye. Peter n'isibo muri kumwe y'abasore bambaye neza, imyenda myiza y'igitare, imyenda y'umweru yera de. Mwigire ejuru mubanyoborere, mubereka aho bagomba kuba bari bunyure, hanyuma bagane. Ngabariya ni ba gituza cy'umunihiro, ni babigambo bigabiro. Ni abasore basubetse imanzi, bakaba barubanza mu nzira ntibazuyaza. Ni intore, ntimuze kugira ngo rimwe numva byateye ngo ni amakoperative. Ntabwo ari koperative, ni sibo y'intore. Hanyuma abantu mufite smartphones zanyu, iriya foto kuyifata biremewe, n'akariya kavidiyo karemewe kugafata. Isibo y'abasore beza. Abagabo bagendana amaso mu ntoki, cameraman. Ayo mafoto muyatanguranwe, hanyuma DJ nawe uzamura ushyire mu ijana. Yes, hanyuma uraza kunyemerera umubyeyi niwe mukuru muri uru rugo, abanze baseruke gitore baze hano hafi, baraza kutubwira igikurikiyeho. Nyaboneka niba twishimiye iyi sibo y'abasore beza, duhuze ibiganza tubakomera amashyi. Amashyi cyane, amashyi menshi cyane. Utyo wanga ibirori ntakabigire. Tugiye gukora umurongo mwiza tureba. Murahagarara uko muhagaze mwamfura mwe, murahagarara uko muhagaze. Utyo byiza cyane. Nyaboneka amashyi yanyu, nimo mukoma amashyi tugere tuyiririmba ntacyo bitwaye.
kabiri konye ntubikuremo muzika. Mfura taramanye kandi mfura turi kumwe mu gitaramo umubyeyi ngiyi sibo y'abasore bari kumwe na Peter bambaye neza akayavuga biki gihe bifunze bukwasi bameze neza iyo bari kwase buko bari seriye bari abasore mu bakomera amashyi niba tubishimiye. Hanyuma reka nkomeze mbafashe mu mafoto murajya mukora ibyo mberetse mugiye kumfasha dufate izo nkoni z'ubutware tuze kuza gusakarira hano hanyuma dusakarire umushyire muzamure hejuru buri wese atagetinge hariya utyo. Nyaboneka ndabona uri gusigara asa nk'ukozaho rwose utyo rwose kandi mugaragaza ibyishimo. Nta musore ujya kwa se bukwe ngarakare utaza gutuma baza kwisubira. Tugiye noneho guhindura dusakare turebesheje hasi imbere yacu gato. Yes, mu ntango uko byiza cyane. Aha, reka nsabe pare ndetse na Peter bariho basigara abandi duse nk'abakuraho utyo duhigame gato ku ruhande. Byiza cyane. Kameraman yifatira ya foto. Reka sabe Peter ndetse na pare bazamure noneho mu bicu hejuru utyo. Reka twongere tubakomera amashyi mwamfura mwe hanyuma twakire mubyeyi mwiza. Ndabizi ko utangaya mu gitaramo. Nabonye abatekinisiye bacu besitaye imigozi myinshi ndavuga ngo bari abasore bambaye neza. Ndasaba kugira ngo uze kwigira bugufi hano baze kuza baze kuza baramukirize hafi hano. Aha rwose ntacyo hatwaye mubyeyi. Reka sabe abantu barimo bafata amafoto duhigame utyo. Murakoze mumanuriye izo nkoni z'ubutware. Hanyuma iki ni icyobera tubagomba umubyeyi mwiza. Reka nsabe Peter n'abasore bari kumwe DJ ongera utanga amashyi ntacyo bitwaye. Umusore mwiza cyane mubyeyi mwiza ngaba bana baje bakugana ubaramutse nibaze ko kuramutsa byiza baturaho mwana wa baturaho neza. Hanyuma Peter uraza kuza kumwibwira uze kumuramutsa ukore mu mbavu wumve uraza kutuga amashyi menshi kuri ya musaza n'uriya musore utyo. Mubyeyi nukenera microphone itayari. Peter ni wowe maze muneri. Peter muheruka ari muto umwana wakundaga kuza hano iwacu gukina na bene wabo. Tumubonaho imico myiza cyane turanamukunda kuva kera. Kuki utambwiye ko ari Peter rwose uyu nguyu ko ndabona uzi ya magambo yose. mukomere umusaza amashyi menshi. Peter mushimwe rwose. genda usuhuze bariya bantu hanyuma ugaruke tuganire. umuha amashyi menshi rwose utambuka. Maze Peter se nari muherutse banze yaragiye kwiga ariko Peter rwose turamukunda mu muryango wacu kandi murabizi abana banyu turabakunda nk'uko mukunda bacu. Mwongere mukomere Imana amashyi. Yarize Peter akagera kuri iki kigero cyo kugira ngo ashake umugore. Babyeyi nguwo uwo Uwiteka yahaye igeno ryo kugira umugeni muri uyu muryango wacu. Njye namubonye ndamukunda. Nsanga kutamushyingira mushiki wanjye ari ukunyagwa zigahera. Ni umusore mwiza, umusore w'imbavu ndende, umusore
Mubizigira, umusore ufite uruhanga rw'uruhehemure, akaba nyiri isura yiharaza isuku, yari kwase uko aba riseriye mubyeyi mwamubonye, ntapfa guseka ariko suko yarakaye ahubwo ariseriye. Ndagira ngo basangwa beza abo muri kubonera imbere ko mpameze ariseriye, muhuze ibiganza tumukomera amashyi. Hanyuma Peter, bereke abantu mwagendanye hariya, bereke ko wagezeyo ukanabasuza, bazamura ikiganza basuhuza gukomera amashyi. Ndavuga abantu mwagendanye hariya, zamura ikiganza ngaho, yigereyeyo. Reka nsabe MC ahebe Peter amwereka icyicaro cyiza kimukwiye nk'umukwe dushimye, ndetse cyane twongera gukoma mu mashyi, umuryango nukoma amashyi. Umukwe wakoye impano nziza twashimye, MC namwereka icyicaro cyiza gikwiye umuntu nk'uwo. Urakoze uwangariye ukampetera, yuvuze rimwe mubyeyi numva kabiri. No kuri Peter pare utambukire kwishima, uwo Mana yahaye ubumanzi. Amashyi yanyu ijya kumurema yari yarayimota, umurema yamutatsi mutana. Urasubira muri wa mwanya wawe hano Peter, muranyura hano mugaruke hari. Amashyi yanyu mwafuramwe. Muhagarare mureba hano mpagaze. Yarazikabije inzozi nziza umubyeyi nyina wamubyaye, yarazikabije inzozi nziza umubyeyi papa we wamubyaye. Gabanyiriza gato turaza gutaramana, nabibonye urakagira Imana n'u Rwanda. Nitegereje umusore mwiza usa na Kylian Mbappe muri Real Madrid, amashyi kuri uyu musore. Nitegereje umusore mwiza ufite ubwanwa nk'ubwa Ricky Ross muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amashyi menshi kuri uyu musore. Nitegereje uyu musore usa na King James umuhanzi nyarwanda, amashyi menshi kuri uyu musore. Nitegereje uyu musore usa na Byiringiro Rage wahoze ukinira APR, amashyi menshi kuri uyu musore. Nitegereje umusore ufite afro nziza nk'iya Bruce Melody, amashyi menshi kuri uyu musore. Nitegereje uyu musore usa na Manzi Thierry kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, amashyi menshi kuri uyu musore. Nitegereje uyu musore usa na Tom Close umuhanzi nyarwanda, amashyi menshi kuri uyu musore. Mubyeyi mwiza nasanze nta baronyi na rimwe keretse abagiye guca imisigati. Hanyuma ntimuze kugira ishyaka ahubwo muze kugira ishyaka, namwe ubutaha muzadutumire. Munyemerere rero uko nagiye mbakira, nsabe Peter atera intambwe imwe ebyiri mubwire icyo tugiye gukora. Imwe ebyiri, zamura ibiganza wongere usuhuze bano bantu bari hano. Amashyi menshi kuri Peter. DJ shyirira muri zino noneho ahangaha ngiye kumuvuga ndamutaka koko. Peter mereza ikiganza cyawe. Urakoze. Nguyu uwo Uwiteka yahaye igeno ryo kugira umugeni muri uyu muryango, niba nta shari tumufitiye tumukomera amashyi. Ni umusore mwiza, munsi y'amatwi ye sanga nta misozi irimo, nukuri ntago mbabeshya. Amashyi menshi kuri uyu musore. Nitegereje ibituza bye sanga atameze nk'abandi batereye ibyuma gakunda kore gatita, ahubwo yavutse ameze neza. Amashyi menshi kuri uyu musore. Nitegereje ibirenge bye sanga atari imidido. Amashyi menshi kuri uyu musore. Nitegereje impfundiko ze sanga atari ubuhiri. Amashyi menshi kuri uyu musore. Mubyeyi mwiza, nasanze kutamushyingira mushiki wanjye ari ukunyagwa zigahera. Nukuri nimba tumwishimiye twongere tumukomera amashyi atagabanyije. Dawe yambwiye ngo mwakire mwereke ibyimbo bimukwiriye, mwereke ibyicaro bimukwiriye. Peter DJ ubumanzi akwi n'uw'Imana yahaye ubumanzi, yizamure mwereke hajya kwicarira. Protocol mumfashe munyoborere Peter ni muramu wanjye, mumwereke ibyicaro.
genda wenyine pare utagenda niwe wenyine DJ agenda gitore DJ yes wowe Imana yahaye ubumanzi tambuka wenyine hanyuma kamerama mugenane mpaka ugeze hariya mutwicara abami twarwa imiyaga aca akabugi wenyine yes protocol muraza kuza kumfasha umunyuze hariya nabonye ariho hari aho niho nabonye hari inzira nziza ikwiye musore mwiza utyo ijya kumurema yamutatsi mutandaga ijya kumurema yamutana zinoza gake gake utyo ijya kumurema nawe ni Peter n'umusore mwiza cyane yamutatsi urakoze cyane Peter urahagarara ntago twakwemereye guca akabogi uraba uhagaze gato DJ shyira muri kabiri pare Peter muri inshuti kandi wamubereye inshuti nziza n'ubu uracyaramubereye inshuti nziza akaba umujyanama ukomeye reka ngo usaba uhindukire urebe ahantu Peter ari pare twaratojwe tumaze gutozwa muri iki gihugu twese abanyarwanda turi intore twize intambwe y'intore y'ingabo nziza ngabanyiriza gato shyirira muri kabiri cameraman pare uratera intambwe ebyiri umukubitire isari urebe ko bishoboka hanyuma nakwemerera ko uri bwicare hariya nawe arazamura agasa isari akwemerere kuzamuka natakwemerera uraguma hasi ntabwo ujya kuri hejuru hariya sibyo intambwe imwe ebyiri pare tera cyane zikubyemera tera isari yes amashyi menshi kuri pare ndetse na Peter pare aho yanze wahabonye nawe hanyure ugende bakwereka ibyicaro protocol munyoborere pare dushimire pare wapanze ipuri poshi kaboneka abasore baranga bakaba inzira muzi tumushimira ajya kwicara reka sabe bano basore duhindukire twegere hano mumurikire aho ndi mumurikire tujye kwa databuja turacyafite niwe muntu uri hejuru y'abandi bose hano muri uru rugo DJ ko uramushyira muri zero kabyarawe aba nabagabo kandi bategereje umugisha uri buze kuba hanyuma Peter ikintu ugiye kudukorera nta kindi urabizi twamaze kukwereka ibyicaro nawe ugiye kudufasha ubicaze ibyicaro ahangaha twagukize ni mutwicara abami twarwa imiyaga twaguhaye uburenganzira bwose bushoboka ndahera ko ruriya yigire juru aze hano ajya Peter nkorera mu ruhanga uko bikoze urajya umukora mu ruhanga mubwire ngo uricara hariya cyangwa uricara hariya uramwicaza aho ushaka naho wageni umwanya no wakorera twahereye hariya urajya utambuka kamerama wakabyarawe DJ shyiramo injyana unama nyuma gukore mu ruhanga rw'uruhanika guhumugisha urutso amashyi menshi mwokabyamwe kuri uriya musore hanyuma aburetse Peter koresha iyo nkoni y'ubutware ujye utunga aho ushaka kumwicaza haba hariya haba hano jya utunga inkoni ahita agenda amashyi menshi urajya kwicara hariya wowe aha twakire Mbappe tambukira kwishima nawe baguha umugisha wa kibyeyi aha mukore mu ruhanga rw'uruhanika mukore mu ruhanga bagufate agafoto Peter ongera ukoremo bafata agafoto ukabyara iyo foto irakenewe hanyuma yes amashyi menshi cyane ukurikiyeho nawe twamwise Tom Close umuhanzi nyarwanda zamuka uricyo ufata ako gafoto zamuke neza ukabyarawe mukore muri ifoto irakenewe aha uramwereka uricyo wabimenye amashyi menshi kuri Tom Close
turakira Byiringiro Rage niko namwise mu gitaramo. Reka nawe afata agafoto kandi ahabwe umugisha na Peter ngo barabaye utyo mu ruhanga rw'uruhanika. Byiza cyane, tujye dushimire Peter.